abandi bantu bose batagena nk'uyu Himenayo akora ikiganiro sibyo nanze kuvuga izina rye kuko nanjye yanze kuvuga iryanjye ubwo urumva ko hashobora kuba harimo imitego yo kujya mu nkiko muzumva iki kiganiro cyose niba muri abantu bazi kumva neza yasoje atanga message ikomeye aravuga ngo nimugende hari ahantu hari filime uyu munsi umuntu wese uri kuyireba yaba ayibonye ku Instagram yaba ayibonye ku TikTok yaba ayibonye uri kumva ku ahantu hose yaba ayibonye niba mwaracyumvishe neza nabandi mugende mucyumve neza aravuga ngo iyi filime iyo yumvishije umva kodesha yijyana ubugingo narakubaje ngo uzasobanura abantu izi rimwe 5 icyo zisobanura ni momo y'ubugingo uri kumva aravuga ngo umuntu wese yumvishije birangirira riri mwuzuye none muri kumbaza ngo numvishije iki ngiye mfite ibyo numva mfite ibyo umwuka yaramaye kumva mugende yavuga ngo iyi filime yitwa iziniri niri ngiri mugende muyumva umuntu wese uyumvishije irari ritari muzamukamo ayamuka muri mu mandazi muri aho ngaho mujye muva kuri aba bazunguzayi bo kuri za YouTube mwana sibyo bacuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo ntabwo abantu bazi igicuruzwa kiri muri Babuloni narababwiye ngo ingabo za Satani zigabanijemo ibice bibiri ariko ibaze umuntu gwamaganga ngo genda urebe iyi filime urasoza wowe wuzuye irari phone yanjye niba uri codinga ngwino ubishyireho cyane ndamuhamagara ni muvandimwe Himenayo umeze uti ubwo ngo yakubikiye amabanga sibyo yego umeze uti ndamahoro nese iki kiganiro sohoye ko bambwiye ko mvuganye na nyirubwite akamwa ko yifuza ko muganira iki kiganiro kagikuraho kiri kumwangiriza ibikorwa bye mwavugana arangatima nimero ye tugira gute tuvugana ndagira ngo mbabwire ko muri telefone yanjye ukuri kwiyera mu ijuru nubwo kurahira Uwiteka bitemewe singira telefone Papa King nta nindi mikoranire niba hari umuntu wenda rwose ubizi waba warabonye n'amafoto yanjye n'ingendo tugendana kandi nababizi n'abasengerayo muradukurikira ntibazatubwatira turabeshya mwarakoranye mwaragendanye na mushumba wacu n'abantu yada rwose mutarayisibisha mwabavandimwe mwe uri kumva murabizi ko ntago nemeraga ibikorwa bye akora none se ubusigaye ubyemera n'ubu simbyemera none se ubundi ibyo bintu muri iyi minsi haje abantu bavuga ngo Papa King akorana n'imyuka mibi bazana ibintu by'ibimenyetso n'iki byose ibyo bintu biramutse ari ibya vubaha nubwo wenda Evode yaba yarakubwiye ati hamagara umubwire ngewe ubu ngubu sinzi ko niyo twaba turi inshuti gute wambwira ngo hamagara ngo umuntu usohoye ikiganiro cya Papa King cyari cyabariya bose ngo bagikureho ngo byeme Yes, ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane nawe uri mu Rwanda cyangwa uri hanze mbizi igihugu cy'u Rwanda ntukabure ku mwuka wera wakoze subscribe kuri channel zombi ndavuga kuri Prince Robert Rwanda ndetse no kwibuyira Rizima TV. Imana igumugisha turagukunda turagusengera tukwifuriza kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Nyamuneka ewe tuba twicajwe hano no kugira ngo twungurane ibitekerezo tuganire nyamuneka aho muri mwaba muri mu Rwanda cyangwa muri mu mahanga ufite igitekerezo cyiza ufite ubutumwa bwiza ufite iyerekwa Imana yaguhaye si ngombwa kuza kwicara kuri kamera nimba atari ibintu byawe ariko waduhamagara icyo umwuka w'Imana yashyize ku mutima wawe tukagisangiza abandi. Robert ntitwabikora yego twabikora rwose kumvisha ari ibintu bizima bifite icyerekezo cyo muri Kristo Yesu bigenzurwa n'ijambo ry'Imana tukumva ni sawa twabitambutsa abantu b'Imana bakabyumva nawe ukabudufashije umurimo w'Imana ariko nawe wikorera kuko ntabwo ari twe ari indirimbo nabyutse ndi kukuririmbira cyagiye kubaza atako nk'uyu muntu aba yaranditse indirimbo ari hehe ya ndirimbo imaze iminsi nyirukamo nyine hari igitero yanditsemo ngo areka si twe twenyine twuzuye uwo munezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga. Rero umuntu wese wumva afite uburyo kiyaza kuvuga neza y'Imana sibyo yaza akayivuga. Hari n'indi nayo nabyutse nayo ndirimba nayo inyuzuye ivuga ngo wasiwe turekure tugende nta cyiza twakubonanye. Harimo amagambo meza avuga ngo umwami nyururembo tujyamo niwe muyobozi w'urugendo. Yavuze ngo abo turi kumwe muri gahunda barabizi ntabwo tugenda nk'abatazi iyo tujya nubwo dukubitwa hasi. Aravuga ngo wasiwe ntidushobora kuramira muri iri cumbi umwami wanyu ni umunyagitugu akoresha imirimo y'uburetwa.
turi gukora mu gihe kitoroshye ku mugoroba w'isi, tumeze nk'abari kurwana intambara ya nyuma, kandi koko nibyo ntabwo tumeze nk'abahubwo turi kurwana intambara ya nyuma, kuko tubizi neza nuko twinjiye no muri uyu mwanya w'ubutumwa bugiye gutambuka cyangwa se ibiganiro tugiye kuganira ariko byungura. Robert, iyo uri kureba iyi tere uri kubona imeze ite ku bintu bigendanye n'ivugabutumwa riri gukorerwa hano ku ma YouTube, ko hari n'ibyo maze iminsi numva bavuga ati uwo muhungu w'Imana n'abanyarwanda ubundi bitebye ko twumvishe ngo hari inzira ajya katamo, ubu uri kubibona uti? Ambo ndashima Imana, ndi amahoro, meze neza, naguye isari nkabanguye umwuma, nakubwira ni masengesho wamfashije nkongera nkasubira mu bwiza. Buriya njya nkunda gukora kwigisha abantu, nkabigisha nkavuga ni hari amatandukaniro azakumenyesha abantu bo mu bwami bw'Imana no mu bwami bwa Satani. Abantu bo mu bwami bw'Imana buzuzwa barya imbuto z'ubugingo buhoraho. Abantu bo mu bwami bwa Satani bakarya imbuto z'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, kimwe Imana yabujije. Yego. Ariko hari abakiriye bamenya ubwenge, ugasanga umuntu amaze kurya ku giti azi ubwenge, umuhamagaye wese azi kumurikodinga. Azi kumurikodinga ariko yambaye ubusa. Yego. Ibintu ari kumurikodinga ni ibibabi yidodeye. Sibyo? Ni urugero. Reka mbwira abantu badukurikiye, bene data nshuti z'umusaraba muri kugendera mu kigare, babwire ko imbuto batazinywa, imbuto barazirya. Kansubiremo, masengesho mu buzima busanzwe imbuto ntago zinyobwa, imbuto ziraribwa. Nshatse kuvuga iki? Uzasanga umuntu utazi ibyo arimo ahamagara, hey, mumpereza ako ka pineapple n'isombe. Nkubwire nge wakoze mu nganda, nkubwire ko nubwo uri kuhorera uzi ngo uri guhorera pineapple, ngewe uzi amafu n'amakorora bashyira mu bintu bikaza byahindutse mango, byahindutse pineapple, n'imifuka y'isukari ipakururwa, ntabwo izo ari imbuto uri kurya, cyo kuzura zinyweye uri kunywa isukari na produit. Hari abantu baza muri commentaire hano akandika, Mungu w'Imana n'abanyarwanda wigize muri umuna wa Yesu, muragira ngo nigire muri umuna wa Rusuferi? Ngira ngo nibyo byabanyura. Nibyo byakunyura. Ahubwo we ni muri umuna wande. Ukandika wowe uri muri umuna wande. Niba bamwe barigize aba Yesu bikakubabaza. Ari umugani w'Abafaransa, akoze ko nabyo nibivuga ngo nabonye nacyo ndi kugishinzwa, ngo mvuga udufaransa tw'uduce n'utwongereza. Mumbabarire, langue maternelle yanjye cyangwa se ururimi gakondo rwanjye ni Ikinyarwanda, ariko nacyo njya nkunda kubwira abantu ngo abumva ururimi mvuga nacyo rwose benshi ntago bacyumva. Hari umwana witwa Rumagajya za hano kuri kamera, yavuga abantu agatakara. Rero nge sinavukiye mu Bufaransa, nimbyica mujye mumbabarira, sinavukiye no mu Bwongereza, uri kumva. Ariko hari igihe umuntu bari kuganira ukabura ijambo ushobora kuza kuvuga mu Kinyarwanda ukabura igisobanuro cyaryo. Ariko usibye ko wenda undi ari we muri kurwanya, abenshi bo bagiye banavuga ibi nahabanye nuko ngiye nshobora no kubivuga. Uribuka nka bamwe bavuga ngo baraprofika, uri kumva, ngo babonye ngo Mariya na Yesu muri departement n'abandi nta wigeze abasakuriza. Aha, tugendane rero. Okay, reka subize uyu munyamakuru nise Himenayo. Donc yarambaje ngo nzabasubize. Buri naringiye kukubwira ibyo uwo mugani. N'umugani uvuga ngo iyo n'umugani w'Abafaransa utagize icyo avuga aba yemeranywa n'ibyo bamuvuzeho. Yego. Sibyo? Hari ikintu cyaje mu bantu kivuga ngo iyo wisobanuye urisobanya. Yego. Mbatangarize ko twebwe abizera tudashinzwe kwisobanura. Dufite uwo dusobanura ari we Kristo. Nizo nshingano yaduhaye kumusobanurira abantu bose. Cyo koza bitewe nuko hari aho tumusobanura, ibyo tumusobanuramo bigahita bigongana n'abashaka guhisha ibyabo.
ariko si ibije uyu munsi no mu gihe cye urwo rugamba rwari ruriho no mu gihe cy'urwo rugamba rwari ruriho. Ni nayo mpamvu nawe yageraga ku rwego we nyir'ubwite akavuga ati abantu banyita nde, abavandimwe bakamusobanurira ati muri karitsiye twarakumvishije afite amazina menshi, Ureriya, uri umuhanuzi, wari ukwiye kuza umwami w'abadayimoni, hari Berizebuli, uri kumva. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri sosiyete. N'uyu munsi na Robert hari abantu bera b'Imana bavuga ati umwuka w'Imana nagukomeze ukomeze ukora umurimo. Hari n'abandi bavuga ati wowe ufite abadayimoni, mbere y'uko unaza kuvuga ubutumwa bwiza dusobanurire. Nk'uwari wambaje ngo sobanura ngo impamvu ukorana na Papa King. Ibintu byo gukorana na Papa King sibyo, ni urugero nyine nguhaye, wangiza ukaza ukiyoberanya. Reka mbasobanurire. Ngewe n'abakristo ba Papa King, niba ari umukristo wa Papa King wigeze mbonana nawe yaba mu modoka ye yaba mu rusengero rwe turi gusavingana umurimo, uri kumva, mu rugendo rwe, ambwire ati wakoranaga nawe turabizi. Icyo ndi hano simbivugiye kuri kamera, siho byabarijwe, ni ukuri mujyeho. Cyokoza Papa King twahuye umunsi umwe, uyu umwe Rudori, duhurira he? Mu rusengero rw'iwabo. Ari umuntu witwa Evode w'Isezerano, yari umukameramani we. Arambwira ati wankavaringiye uyu munsi ko nahari, kandi Evode turi inshuti guhera 2020 kugeza uyu munsi hashize imyaka 6. Evode ni inshuti yanjye pe, simbihakana, tufite n'ubushuti bwo ku rwego runini rwo mu buzima busanzwe. Ni umuntu ushobora kugira ikibazo mu muryango nkamubwira ni wabaye unije 20 nkakemura ikibazo cy'urugo ko bimereye nabi, kandi abagabo barakenerana. Ni umugabo w'imfura, n'abamuzi baramuzi. Ndabizi ko Himenayo watinye kumuvuga, iyo umuvugaho buri umuntu yari imfura muri sosiyete, sibyo? Yari imfura muri sosiyete, nabari imfura nyine. Ni urugero nyine nguhaye. Njyayo ndamukavaringira kuko ndi umukameramani, ndi umunyamakuru, ndamukavaringira. Ese sobanura iby'uko wamuhamagaye ngo dusibe ikiganiro. Ibintu byo kumukavaringa nyamuneka. Ndeka mbibasobanurire kugira ngo abantu babyumve neza. Turaguha inoti, sibyo? Nari ndi Kimironko ahantu bita kuri Makita. Ngiye kubona mbona ikiganiro kirasohotse. Ndi kumwe n'uwo muvandimwe witwa Evode. Arambwira ati wahamagaye mushuti wawe. Sibyo? Ko Papa King amamagaye. Ukamuhamagara koko iki kiganiro akagikuraho cyangwa se akagira gute bagahura bakaganira. Fata telefone yanjye niba uri kodinga ngwino ubishyireho cyane. Ndamuhamagara ni muvandimwe Himenayo, umeze uti? Ubwo ngo yakubikiye amabanga, sibyo? Umeze uti? Ndamahoro. Nese iki kiganiro sohoye ko bambwiye ko mvuganye na nyir'ubwite, akambwa ko yifuza ko muganira iki kiganiro kagikuraho kiri kumwangiriza ibikorwa bye, mwavugana. Aranga ati ma nimero ye tugira gute tuvugana. Ndagira ngo mbabwire ko muri telefone yanjye ukuri kwiyera mu ijuru nubwo kurahira Uwiteka bitemewe, singira telefone Papa King. Nta nindi mikoranire. Niba hari umuntu wenda rwose ubizi waba warabonye n'amafoto yanjye n'ingendo tugendana, kandi n'ababizi yada n'abasengerayo muradukurikira. Ntibazatubwati Robert turabeshya, mwarakoranye mwaragendanye na mushumba wacu n'abantu yada rwose mutarayisibisha mwabavandimwe mwe, uri kumva? Murabizi ko ntago nemeraga ibikorwa bye akora. None se ubusigaye ubyemera? N'ubu simbyemera. None se ubundi ibyo bintu muri iyi minsi haje abantu bavuga ngo Papa King akorana n'imyuka mibi, bazana ibintu by'ibimenyetso n'iki byose. Ibyo bintu biramutse ari ibya vuba aha, nubwo wenda Evode yaba yarakubwiye ati hamagara umubwire, ngewe ubu ngubu sinzi ko niyo twaba turi inshuti gute wambwira ngo hamagara ngo umuntu usohoye ikiganiro cya Papa King cyangwa icy'abariya bose ngo bagikureho ngo byemere. Sinabyemera mu gihe naba nzi realite yabo. Ibyo bintu ni ibyaryari. Ibyo bintu ni ibyo muri 2020
niba atari na gatanu ni na kane bimaze igihe, yego sibyo? Rero bene data nshuti z'umusaraba naramuhamagaye, yego umuvandimwe Himenayo baragenda barahura bananirwa kumvikana, urugendo rwe arakomeza, nanjye ndikomereza. Ibyo si ibishyizeho umucyo, ibyo birumvikana. aha, ikindi cya kabiri cyo gusobanura, buriya iyo umuntu akubwira ati sobanura, hari agatotsi turi kukubona mu jisho ryawe, kadusobanure, reka ngasobanure. Gasobanuye nicyo bita kuba umugabo kandi ufite gahunda yo gukorera Imana. Twebwe rega mpamvu yo gutera urujijo mu bantu. Hari abantu nyine babazwa ibintu hano, akumva muvuza amagambo akagenda akiyorosaho uburingiti, agatuza byazarangira, akazagahera aho yaragereje, nta kuvuga ati byavuzweho ni gutya. Ikindi cya kabiri, sibyo? Ubwo ndagira ngo nyine mbishyireho umucyo abantu banyumve neza. Nabonye cyavuze ngo nsobanure nacyo, kuba waragiye gukorana ibiganiro na Solange, uyu muhanuzi Kasi, sibyo? Kandi ubizi neza ko yataye urugo. Bene data nshuti z'umusaraba nababwiye ko nagiyeyo, nsanga Solange ahantu nagiye namusanze Sajemu, haruguru ya Sajemu kuri ADPR, nsanga ari kumwe n'abana 5 n'umukameramani we witwa Amani, niba ari Amani niba ari Imani, sibyo? Oya ndagira ngo mbibe clear, n'umukozi pe mu rugo rwe nagiyeyo inshuro 3. Inshuro ya mbere namusanzeyo n'abo bana, inshuro ya kabiri masanga wa mugabo uvuza akagoma bamwita ndera, ngo niba ari Habimana, niba ari Habimana, uri kumva, wo mu Bugesera uriyo wazanye ubuhanuzi ngo bw'ibisheshe, sibyo? Yego. Ambo ikindi cya kabiri, Solange yaje hano mu rugo kwa Robert inshuro 1, tuje gukorana ikiganiro kuri Yada basibye, ibindi biganiro, ibyo biganiro 3 nakoranye nawe, nabikoranye nawe kuri Prince Robert Rwanda ejo bundi. Yego. Hanyuma rero mwumvishe ko ibibazo by'urugo rwe n'intambara ze zose byabaye kera, atari iby'ejo bundi, birangije umwaka. Kandi nta cyaha kirimo kuba wakorana n'umuntu ngo nuko afite ikibazo cy'umuryango, ikibi ni ukujyanayo irari ry'ubusambanyi. Mu mbaraga z'ubumana nge sinigeze ngirana icyo bita communication ijyanye n'ubusambanyi bw'uyu muvandimwe. Niba hari umunyamwuka uzi kujyamo, kuko ijambo ry'Imana rihishura byinshi, azajyemo nabibona sava. Niba hari n'umunyamubiri uzi gukora ubushakashatsi, nk'aba bakariza n'abandi muzi gukora rwose ibintu by'ubushakashatsi, muzagende mukora iperereza, uzabona narigeze ngirana communication y'ubusambanyi n'uyu mugore azabizane hano kuri kamera. Oya n'urugero nyine nguhaye, buriya abantu sibyo, azabizane hano kuri kamera abisobanure, si ibyo ngibyo. Ikindi cya kabiri, hari ijambo ry'Imana nshaka ko tuganiraho. Bibiliya iravanga uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Kubera iki system n'uyu munsi ndayishima, na hano mu isi abanyapolitike bajya bayikoresha. Nakubwiye ko abantu bo mu bwami bwo mu isi busanzwe basoma Bibiliya kurusha n'abitwa abapeni cyane. N'urugero nka hano mu Rwanda, buri munyarwanda wese n'ijisho rya mugenzi wundi, ariko ndabizi neza ko nta munyarwanda wizera undi cyane. Impamvu atamwizera yizi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika bamaje bati ufite umubare w'abasirikare bangana gute, aho gataba muzajya mubona bose bambaye amakoye barabasirikare. No mu bwami bw'Imana ishobora kwica ati yo abavuga butumwa n'abera bose barashize, bose bararangiye. Uribeshye ubaye nka Eri, Imana ifite ingabo nyinshi twe tutazi cyane. Hanyuma icyo ngicyo ndumva nyishyizeho umucyo. Ibyo abandika komantere uriyemera, ibyo niba mubona niyemera, uburyo bwose nabona nacisha bugufi ngakora umurimo w'Imana, ibyo nabikosora. Ni ibintu bya personality bisanzwe ushobora kutiyemera, ariko ntabwo nzi ko niyemera. Sije ko nta wanezeza abantu masengesho. Hari igihe dukora ikiganiro ngo mukora ikiganiro muri guseka, mwarakara ati muvandimwe noneho ko murakaye byageze. Rero isi ntabwo wayinezeza, ariko nagira ngo mbabwire abantu ako gatotsi kari karimo, uri kumva, kari mu jisho rya nyenga byateye impungenge. Tonko nanjye nkibyumva naravuze se Robert tugendana iri banga yararimishe akorana n'uriya muko tukatwirwa tuvuga bira bintu byose kandi ampisha sibyo. Hari n'abantu bazi gusoma body language, niba muzi kuyisoma rwose uko mbivuze niyo clearance bashyiriyeho. Hanyuma rero mwana wa mama
masengesho njye sinkorana n'uriya mugabo sibyo even na Solange niba uyu munsi sosiyete ishobora kuba iri kumubonaho icyo cyashe ubwo nanjye nagenze na gakeya murabona ko n'amastreaming ye n'amasengesho ye nabigenzemo gakeya bitewe n'iki ndi umuntu wumvira icyo umwuka wera avuze kurusha icyo masengesho yavuga cyangwa undi muntu yavuga. Ikindi cya kabiri numva umutima w'Imana muri ngewe ukindimo nakoze icyaha narababwiye ngo naza hano nkacyatura nta kintu mwangiraho nubwo Imana bukagira gute bugakomeza. Ubwo umuntu ufite urubanza ndabisobanuye mugende mukora ubushakashatsi mubaze abakristo kwa Papa King yaba n'abahime nayo yakoresheje ibiganiro muzababaze muti niba uri umuvani mwigeze mubona muri connection ye bazagusobanurira. Ikindi rero ndumva gatotsi kanje nkakuye mu jisho kabisa. Buri muntu rero agumana imigogo ye uri kumva agumana imigogo ye kuko ibyawe byari ibyo ibyanjye byari ibyo singusajya ngo ugende usobanure nawe urabizi ko mwene data ufite ibintu byinshi cyane bakubaza wanze kubasobanurira niwumva ufite ububasha bwo kuzabibasobanurira uzabibasobanurira sibyo. Ndumva icyo nyikiri yarinze. Ikindi cya kabiri Robert ndi umupapa maranye n'umudamu imyaka 11 mfite abana babiri uri kumva asengesho niba hari umugore uzi ko namuteye inda zaza hano kuri kamera Imana y'amahoro ndabizi neza agushakira oya ndabizi uzi impamvu mbivuze se babashakira ngende ndashimira Imana ntago ndi mu buzima butabona amafaranga yo kujya muri forensic kupimisha ADN n'urugero nyine ngo haye. Impamvu mbivuze mbizi ko 2023 na 4 na 5 ngiye nagiye mpura n'urwo rugamba rw'igitsina gore abantega umuntu akaza ngusengera yasoza ati ndagukunda uri kumva urwo rugamba nyine nagiye ndwana narwo bivuze kugira ngo abantu babyumve neza suko iyo mitego ntawe nayo hari n'uwari unjengereje ebana namukuganirije ubwashize kuri kamera twe kujya mu bintu byinshi cyane ibyo duhura nabyo n'imitego y'abantu duhura nayo ni myinshi. Mwabantu mwe mwabonye ko na cana yanjye yasibishijwe nkayihorera nje nkababwira ibintu byambayeho kandi n'uyu uri kumbwira ngo yararikodinze nuko ngiye ntari muri ibyo bye nawe arabizi ko mbere y'iminsi nk'ike kugira ngo isibwe hari ibyo twaganiriye mwisanga mbyuka asanga yagize gute yasibwe. Rero Imana ibamugisha ndumva twaganira noneho tukanabwira n'abantu badukurikiye ikintu nkeka ko abantu benshi baduhora ni ukubabwira ngo ni mwanarize muze ibyo mubona byose mubirebeshe amaso yanyu mubashe kugira ikintu mureba amatwi yanyu mubashe kugira ikintu mwumva nta kosa twakoze sibyo. Ikindi ibyo guhana imirimo y'umwijima nge nta mubyeyi nzataranga nzi ko afite abana uri kumva nta mupapa nzataranga nzi ko afite abana ariko umuntu wese uzakora ibijyanye ugora yose taribuka ngo se ngo wabuhana imirimo y'umwijima ukorana na Papa King najya ngo nyine bikiriyaringe numva mbasobanuriye sibyo ubuzima bukomeze uri kumva. Rero aruvuze uti nta mubyeyi nzazana hano ngo ngiye kwinjira mu buzima bwe sibyo ariko umuntu wese uzakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nanjye nimbikora muzahane nari bihaye uburenganzira. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba ati waramuhamagaye naramuhamagaye pe ntabwo mbabeshya naramuhamagaye sibyo tutajyaho tugire naramuhamagaye ariko uko namuhamagaye nabisobanuye nawe azabazane niyo rekodi abishyiraho mwumva icyo n'abantu niba zikari ibanga ahishe narishyira ahagaragara rega ngiye nakijijwe ryari nakijijwe 2018 masengero sibyo nibwo Yesu yamishuriye amishura anyihishurira ati nza kumumenya ko batamwiga Yesu akwihishurira iyo kwishuriye hari ibintu birindwi bikubaho ni ibiki reka bibasobanuye mwabantu b'Imana. Icya mbere umuntu arabatizwa ubatizwa mu mazi menshi ukabatizwa no mu mwuka wera nicyo kintu cya mbere Yesu aguhishurira aguha cya mbere nacyo mpamvu Yohana yabwizaga ati ngiye dore ndi kubabatirisha amazi ariko uzaza we azababatirisha umwuka wera. Icyo nicyo kintu cya mbere Yesu agukorera icyo kintu ngiye yambatije mu mwuka wera. Icya kabiri ikintu Yesu akora mu buzima bwawe aguha imbaraga zo kwezwa. Abantu benshi ntabwo bazi imbaraga zo kwezwa icyari cyo. Iyo tuvuga ngo twarejejwe cyangwa se twaratsindishirijwe ni imbaraga ituneshereza ibyo tutabasha kunesha. Niba hari ikintu kitega abantu ubusura nk'uyu muvandimwe ngo ni Solange ibibazo yahuye nabyo iyo aza mbere akababwira ati uko mundeba nje mwivuga butumwa igihe byabaga aka kaguru muri kureba katariho nta kurushaka
karavunitse nta n'ikibazo kiba gihari ntacyo sibyo rega ijambo ry'Imana avuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza yes kuko urabihisha ariko wibuke ko turi mu ijambo rivuga ngo nta cyahishwe kitazamenyekana cyatwikiriye kitazatwikurura ibintu byose dutwikiriye bizajya hanze ni mwitwikururire twemere intege nke zacu tuvuge ati rwose bantu b'Imana nubwo mubona dukora umurimo w'Imana dore intege nke zacu iki cyatwizingiye ibi bimeze tubana unabizi nimba wenda n'urugero usenge ngira nirari n'urugero nakubwira nge nubwo mumbona ngira irari niba uri umugore uzanyiri ujye ungendera tubane ubizi ko tugategesha arabwiriza nkumva ubuntu bw'Imana buri kunyinjira ariko yavuze ko agira irari Yesu umukize kuko Yesu najya ariki cyane voilà turi kugendana step by step gutsindishirizwa ni iki kidutsindishiriza ni igihe twizera amaraso ya Yesu Kristo akatwikira byose ngewe Robert ntabwo nzatwikiriza ibyaha byanjye amafaranga nk'abo mbona hanze babwiza ukuri ngewe ibyaha byanjye mfite amaraso abitwikira abyeza byishyurirwa buri kwezi nge ntabwo ni ukuri naba nesheje amaraso ya Yesu agaciro ni icya mbere ikindi cya kabiri sibyo niba tuvuze ngo twezwa nande niba udukuraho umugayo n'ibyaha byose buriya abantu benshi ntabwo bazi imbaraga zo kwezwa uzanyemere dukore ikiganiro kivuga imbaraga zo kwezwa turebe uburyo ki uyu munsi umuntu wese utejejwe atazabona Imana yamaze kukweza aragutsindishiriza neza ugatsindishiriza ukaba waratsindishije ukambara ubwiza bw'Imana buriya ikintu kimbabaza ejo hari umubyeyi twabamamagaye aba muri Amerika nawe ngo ikiganiro wakibonye ntakibonye ndambwa ni ikintu cyambabaza kikambabaza ni igihe naba navuye mu bwiza bw'Imana numva navuye mu bwiza bw'Imana umutima wanjye uraremera ariko kuza ukavuga ukicara bamwe nawe n'undi nabonye winjije ariko we namureze ku Mana buriya amasengesho nababwiye abantu nababwiye ngiye Robert sindi kubatera ubwoba mu nyumve neza umuntu nambeshyera ku Mana akambeshyera nzajya imbere y'Imana apfukame murege nimbona Uwiteka atansubije nge nzajya muri RIB pe ukuri uri kumva kuko tujye tugana tuvugisha ukuri Bibiliya ivuga kuri Yesu ravuga ngo yari umunyentimba umunyamibabaro umenyereye intimba buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya icyitwa imibabaro niyo mpamvu muri ibyo areba ngo nyamara intimba zacu nizo yishyizeho kandi ni nyir'ubwite adusaba kugera ikirenge mu cye niba rero ubabaje umutima wa Robert ndaza imbere y'Imana nta mutima ucira urubanza bwete Imana ndenganura uyu muntu yavuze ngo amaraso yanjye nayo yitwara yahuje arambeshyeye niba adakijijwe muhane sibizingiro ko nuko mbyumva nka Robert kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ritugasabira abanzi bacu bibi erega burya ari nyine n'urugero nyine guhaye ibiradiyo biraho bigenda gusa ibiradiyo ndetse ubundi hari ukuntu ntabwo twagenda kuri buri kimwe twita ku bivugwa byose ngo tuzagere iyo turi hari ibintu Aburahamu agomba gusiga bivuga akagera ku musozi w'Imana havuganira nayo ubundi rero Imana ijya idushoboza kandi duha imbaraga gusa ntabwo kuba turi abakristo nyine bishobora kudukuraho uburenganzira bwacu bwo kuba twaba mu burenganzira bwacu nyine ubwisanzure cyangwa se kubaho mu buzima bwacu buri privé nta mpamvu kwinjirira umuntu burya hari imbagwa batakwiriye kurenga iyo wiyamye umuntu rimwe kabiri turi mu gihugu gikurikiza amategeko nyine ubushobora no kubwira amategeko ateka uyu muntu ndi kubona atari kubyumva ni mu mumbarize amategeko yashyiriweho ibigande ni mu mbarize iki kigande turapfa iki ngo twiyunge rega Roba tujye tuvugisha ukuri abantu turi kubona hano hanze bapfa umuntu akagenda ngo yapfuye ngo byagenze gute tutamenya ukuntu byagenze ariko burya umuntu kwatatse nta kintu umupfa nta hantu mwari mwahurira nta keze muziranyeho mutadikanije ntaki muri uko bisa kose haba hari izindi mbaraga donc umuntu akabyuka mu gitondo ntimwigeze mushwana nta kintu cye watwaye ntigeze umuhemukira nta rubanza umufiteho akabyuka mu gitondo akavuga ati uyu muntu ugiye kumusiga icyasha ibyo avuga nta n'ikimenyetso si n'ibintu wishyiriye ku karubanda wenda ubwo urabivuze Papa King naramuhamagara umuntu ushobora gukora ikiganiro akavuga ati ukorana nawe nta kibazo wowe nabura yaba afite yanafata n'aka gace akavuga ati mwumva ko yamuhamagaye ibyo nge nta kibazo nabigiraho sibyo ariko
wowe uricaye uraje ngo masengesho ibi n'ibi yabigutuma. Ibyo byaba ari ukurenge. Mu bapasiteri bose nkunda kuvugaho n'iki byose, niba ari umupasiteri wigeze wumva njya mu rugo rwe cyangwa ajya ku muryango we, azaze hano abivuge. Ntiyaricara ngo ati iki kintu wakoze mu bwami bw'Imana ntago ari cyo. Kandi niba ari nacyo, wenda n'urugero Bibiliya irabibemerera, iravuga ngo niba bavuga nabi mwabashumbamo, bakavuga nabi mwabapasiteri mwishime. Ubwo rero ngewe nshobora kuba ndi kubakorera umurimo wo kubashimisha. Nimuza mukambwira yuko muri abantu basanzwe, nzabasaba imbabazi kuko mu bantu basanzwe nihagira umuntu, si hari inkuru nziza hano nyinshi, hari umuntu nk'ubu haje ya Shadibu, ugeze mu baricara avuga ati Shadibu byagenze gutya, ndamushaka iki? Ariko umuntu wese uhagarara mu marembo atangira ubwoko bw'Imana, ndavuga ati dore hariya ninshaka nzabizire. Erega na Pawulo yahagaze imbere y'iterana avuga ati dore uburyarya bwa Petero buciyemo itorero kabiri buremyemo ibice. Urumva Petero, uburyarya bwawe bimeze bite? Isobanure. Urumva ntigute ubona Abayuda ugahita ureka gusangira n'abanyamahanga, nawe ubona Abayuda badahari ugahita wishimana. Ibintu biba bimeze bite? Oya, tugomba kuvugisha ukuri. Niba twarabatuwe n'amaraso ya Yesu kandi tukaba twaramenye ukuri, reka ukuri ariko dukurikiza kandi ariko tugenderamo, kandi umwami Yesu Kristo azaduha umugisha. Ndumva rero bisiguye, ndabasobanuriye. Imana iguha umugisha. Himenayo wanjye nagumana imigogo ye ni myinshi, sibyo? Nabizi ko ari myinshi, ni myinshi pe, ni myinshi uyirondoye ntiwayirangiza. Nawe uzaza uyisobanure. Nawe uzaza usobanure ko nawe wabajijwe byinshi, yaba ibyo mu ntara, yaba ibyo mu mujyi wa Kigali n'ibyo hanze yabyo, ni henshi. Nawe udusobanurire tumenye realite, niba uri umukristo tujyanye mu ijuru. Buriya sore b'amasengero, ndakunda kubwira abantu kugira ngo umenye gutandukanya ibintu byo mu bwami bw'umwijima. Abantu bo mu bwami bw'umwijima bakoresha icyitwa ikibi n'icyiza, sibyo? Ariko bigora abantu kumenya umuntu uri gukora mu cyitwa icyiza. Sindi niba uri kunyumva neza. Icyiza gusa. Donc hari umuntu uri gukora mu kibi n'icyiza, hakaba hari n'undi uri gukorera mu cyiza gusa. Ariko abo bantu kubatandukanya birabagoye. Ukora mu kibi bahita bamumenya, ariko umuntu wambara ishusho yo kwerekana imbaraga zako biragoye. Ni nacyo kintu giteje urujijo ku banyamubiri. Buriya niba ari ikintu kigoye ni ukubona umunyamubiri ari gusaba kumva iby'umwuka kandi atari umunyamwuka. Sinzi niba ikintu uri kucyumva. Pawulo yabivuzeho, avuga ko ubwenge bw'Imana butashatse ko ab'isi baheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, ahubwo ihitamo gukirisha ibipfu by'ububwiriza abayizera. Kandi ivuga ko ab'imfura bahamagawe atari benshi n'abanyabwenge bahamagawe atari benshi. Nk'ubu reka mbaye nk'urugero, umuntu wese wizera Imana, imbaraga ze zishingiye mu guhunga icyaha ajya mu bibazo. Mu gihe abatizera Imana, imbaraga zabo zishingiye kwishora mu cyaha bahunga ibibazo. Natanze urugero rwiza, ndavuga ni ngiye Robert sifite ubushobozi bwo kuzajya gutanga amafaranga ngo nwikire ibicumuro byanjye, ariko hari abandi bantu bafite ubushobozi bwo gutanga amafaranga bagatwikira ibicumuro byabo. Hari umuvandimwe cyaguyeho mu minsi ishize, amubwira ati yazane video turayifite. Video turayifite n'amajwi ngayo, ntabwo bihakana. Izina ryawe urarizi hano hanze ukuntu rimeze, none urayazana cyangwa uko atinda buri munsi bakayongera. Maze gufata mu mamiliyoni, avuga ati muzi n'ibindi ntayo mbahaye, nimuzirekure. Barazirekuye birazamuka bijya mu nkiko, ariko nyine birangira atsinze. Avuga ati subudu ubwo ko nabatsinze mwarwanaga ati nge sinzigera misha ibicumuro byanjye, nyine nimba narabikoze narabikoze, nimba narabivuze narabivuze, ninge wabivuze. Imana imbabarire n'abantu bambabarira, ubwo utambabarira udatanga imbabazi binamuhangarira. Nese ubu sinatuye imbere yanyu, naramuhamagaye pe, ndamuhamagara mubwira uko situation zimeze, ariko ubwuma imbabazi azime, utazima nawe ngo nikorera uwo mutwaro nyine bugendane nitugera imbere y'umucamanza utabera. Ariko Roba Yesu agumugisha, nabonaga mu biganiro uri kugenda ukora abantu bari kugenda bandika ngo manzi dusobanure by'uko ukora. Oya, sinzi niba ubyumva neza. Mbere yuko iki kiganiro gisohoka, nahise ndeka gukora ibiganiro, abana nzabanza nkora ikiganiro mbi clearing. Nzabanza mbi clearing, natagira umuntu uzagendana nawe mu mutima we amfiteho urubanza. Ikindi cya kabiri, masenge hari ikintu abantu bataramenya mu bwami bw'Imana,
ikintu Imana yanga ni division, ariko separation iremewe. Buri muntu Loti atandukana na Aburahamu, umwe akagiwe n'undi akagiwe. N'uyu muvandimwe rwose na clearing ntabwo tukiri inshuti, kandi sinduta abandi bavandimwe. Hari abavandimwe babanjije benshi, ntabwo ndi umunyembaraga kubarusha. Njye sinaba umunyembaraga kurusha uwitwa Yesu. Abantu tujye tunakizwa, sibyo? Buriya baravuga ngo hatana buzuye, ariko se nubwo wari wuzuye n'umuntu mugatandukana, niki gituma noneho ahinduka umwanzi wawe, kandi wenda ikintu mwapfuye atari ikintu kinjira mu bugingo bwanyu, cyangwa se umuntu nimba akubwira ati rero twe turi kumwe, ariko ndumva nashaka kugendana nawe, ubwo biba waretse umuntu akagenda ukwe nawe ukagenda ukwawe, ikibazo kiri nabyo ngo ni ikibazo. Reka tugare ku busozo. Gusa nashaka reka nsome ijambo ry'Imana riri mu itangiriro. Bibiliya yerekana urugendo rw'ukuntu inzoka yashutse Eva. Iyo nzoka ibwira umugore iti, ajya itangiriro 3:4. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa rwose. Uyu munsi dufite ururimi rw'inzoka ruvugira mu bantu babavuga butumwa mu madini na kuri za YouTube, rubabwira ko gupfa mutazapfa. Nukuri umuntu wese wanga Imana nayikunde azapfa. Ahubwo sikuvuze ikintu gikomeye, kumba abantu bari kubavuga ati muhumure nta mahoro nta kibi kiriho, ururimi rw'inzoka. Nika mahembe n'ay'umwana w'intama, ariko uvuga nk'ikiyoka nkaruko. Muhumure natwe turi abantu b'Imana, erega nibyo tuba tubabwira. Ubu n'amatorero yacu aratwemera, barunaka barahagaritse, arabonumvisha Korea ngo bamuciye mu itorero ngo ni inzererezi, ngibiki byose atari ko bungewe mu itorero ndemewe nta kibazo. Nimuhumure muze gufata abakozi b'Imana ngo ukabakubita hasi bose, kegera muri umuna wa Yesu ngo ni wowe ukiranuka wenyine nta n'isoni. Ati buriya ntabwo ari bo bakiranuka bonyine, ahubwo bariya nibo. Muhumure mwirire kuntuza, mwirire no gupfa nimuzapfa. Ariko reka mbabwire muzapfa, banga Imana mwese nimwisenge muzapfa bose, ahubwo nta nubwo bazibuka. Nta nuzabibuka, sibyo? Kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Abantu bose mwirwa mushukwa ko muzahinduka nk'Imana. Donc muzi icyiza n'ikibi, mutakiye igiti cy'ubugingo buhoraho muri mwebwe muzarimbuka. Mwavuye kurya igiti cy'icyiza n'ikimenyesha ikibi n'icyiza, mukajya kurya ku giti. Ko yababwiye ngo mujye mubikora uburyo uyu mubiri wanyu kugira ngo munyibuke. Rega buriya ari ikintu abantu bataramenya. Bibiliya iravuga ngo Adamu na Eva bamaze kurya kuri iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza, aho umuntu asambana. Uri kumva? Naguha urugero rwa kare turi inyuma ya kamera, mubwira ibintu Dawidi yakoze, usibye ko arafite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Dawidi yazamutswemo n'irari, ubundi irari iyo riri kubira mu muntu aba yumva ari byiza. Rimaze kumubiramo, uri kumva, hahita hinjamo gahunda riratwita, rihita ribyara kwica. Rimaze kubyara kwica, hahita hapanga gahunda y'ubukwe bwihuse cyane. Buranaba inda kabiri ravutse n'umwana bara. Uri kumva? Aricara aravuga ati wite ntumishe mu maso hawe. Ati ubundi wakanyisha, ariko imbabazi zawe ziruta ibicumuro byawe. Yego. Rero bene data nshuti z'umusaraba, ikintu ntababwira nanjye nibwira, niba ari ikintu cy'agaciro gihenze gishobora kubwira marayika ngo uva mu nzira uyu muntu asubire mu ngo bya Edeni, no kurinda ubugingo bwawe kurusha ibindi bintu byose bigize gute birindwa. Nabaciriye umugani ndababwira ngo imbuto ntizigira gute, izinyobwa ziraribwa. Mureke kunywa imbuto, mureke kunywa imbuto Abanyakigali. Afite ukuntu ngo bazoroheje burenda se zigakora iki. Mureke kunywa imbuto. Uyu munsi dufite intambara ikomeye, kandi ni ukuri. Niba Bibiliya yavuze ngo uwiringira umwana w'umuntu agire gute, avumwe. Ndabisubiramo, Robert nzabisubiramo, nongere mbisubiremo. Mwanyita umwiyemezi, mwanyita muri umuna wa Yesu, nzavuga kugeza igihe umwuka wanyu muzashiriramo.
kandi Imana izamfashe n'abaneri bazakure muri uwo mujyo. Masenge reka mbisubiremo umuntu wese wiringira umuntu asa nawe. Reka buriya hari nabyo bajya bavuga ukuntu umuntu aramye ikigirwamana atazi ko ari kuramya ibindi bintu. Buriya abantu ntabwo bazi kuramya icyo ari cyo. Iyo utangiye guhinduka umufana w'umuntu ku buryo rwose wumva kubujije amahoro aho uri hose, ukumva niwe n'ibibi byose ukaba ntiwamugira inama, ntiwamuhugura, n'ibigize gute byose ukumva ntushaka kubireba, ntushaka kubyumva, wowe gusa ugakomeza gukurikira buhumyi. Uba wadenze urwego rwo gukunda umuntu, uba wageze aho utangira kumuramya. Kandi ibyo bintu Imana ibyamunuka. Ijambo ry'Imana nyine niba rivuze ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, bishatse kuvuga iki? Si ukuvuga ko mutakwizera ubutumwa bwiza turi kubabwira, ariko ni mwizere Kristo tubabwira. Mumenye neza ko itorero riruta Robert. Yes, ikintu gikomeye nk'ubu ngubu nabonye abantu bari kwandika muri commentaire ngo yewe data we, ngo Solange twe tuzi ko ari we muntu w'umutagatifu uri ku isi, ngo wewe ngo ntabwo nguse ngo turamenya ngo duherera hehe, wewe ngo nta muntu n'umwe wo kwizerwa ngo uri ku isi, ngo ndumva nguye. Reka da, umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso atumugwa gute? Ako se reka Masenge, yego, sinzi niba ikintu cyitwa SDGs ukizi, Sustainable Development Goals, urukumva ni na agenda za UN, sibyo? Zigamije gusigira generation zizadukurikira ibyo zishaka. Muri za agenda Solange agomba guhangana nazo, Robert agomba guhangana nazo cyane. Harimo icyitwa agenda yanuza ya ino y'uburinganire yari Sibeyire. Ariko hari ibintu abantu batazi, abantu bari gudukurikirana nibareke kuba nese ninde muntu utari kubona ko hari umwuka utwikiriye Solange, uri kumva? Ari igihe ejo ndavuze wagiye kumwambika ishati y'umukara na karuvati itukura, umwuka umutwikiriye urimo kurwanya igitsina gabo. None wari n'igihe Satani arwanira mu muntu cyangwa se arwanya umuntu akaba atazi. Njye nababwiye kumenya ururimi n'uvuga uwo ari we. Ese Petero uri kuvugirwamo n'indimi eshatu, mwuka w'Imana na Yesu agateraho akavuga ati izo si inyama n'amaraso zibivuze, siri plus Satani nawe agahita aza kuvugira mu bantu na Yesu ati mva inyuma Satani. Oya ahubwo yaranasoje avuga ati ko Satani ni wowe utinyuka ukavuga nk'umuntu. Yego, ni ibyo bitatu havuge Petero yavuze ari umwuka yari umuvugishije. Bataranava aho ngaho Yesu aravuga ati ariko ngiye kubambwa, uri kumva, kandi ungambanira ari muri mwebwe arabaga agati azagira umuntu ugira gute gukoraho, ubundi wewe wabyemera, tinyuka ucungura abantu. Yesu yumvise Petero ati Petero arakumva neza ko ninde muntu wabuza abantu ko bacungura atari undwanya. Ahita amwaza azavuga ati kusata nta n'isoni uravuga nk'abantu koko. Rero bene data nshuti z'umusaraba, mukwiye kumenya ngo umuntu niba avugiye kuri YouTube ninde uvuze, ugomba kumenya gutandukanya amajwi. Umunsi Robert azicara akavuga nka Robert, muzamenye kubitandukanya. Kandi Paul sura nk'igice cya mbere twakora ikiganiro kwa mbere, uzasome hepfo yavuga ngo ngiye Paul ibi mbivuze nk'umuntu cyane. Rega nawe yajyaga bisobanura neza, akasobanura ati ibi bintu mbivuze nanjye Paul. Yego, handi akavuga ati ariko ngira ngo ahari kuko nanjye mwemera ko mfite umwuka. Igihe yavugishwaga n'umwuka, igihe yavugaga nk'umuntu, yajyaga bisobanura. Hari naho yajyaga avuga ati ubu nanjye rero reka mvuge nk'uwa kamere. Ubwo rero kamere ya Paulo na Paulo oya tuganire, umuntu niyo yavuze ngo reka mvuge nka kamere, yego mwumva ikirimo. Yego, kamere si ivuga iti ko yandikiye Abagalatiya akavuga ati dore imirimo ya kamere iragaragara. Ubwo yabaga avugiye muri iyo kamere cyane, kandi umuntu utwarwa na kamere ntazabona Imana cyane. Rero abantu bakwiye gukura bakagera kuri standard. Ari ijambo buriya jondi ngenduza ndi mu bantu buza kurenza uko abandi bantu bose batagira. Nk'uyu Himenayo akora ikiganiro, sibyo? Nanze kuvuga izina rye kuko nanjye yanze kuvuga iryanjye. Ubwo urumva ko hashobora kuba harimo imitego yo kujya mu nkiko. Muzumva iki kiganiro cyose niba muri abantu bazi kumva neza. Yasoje atanga message ikomeye,
aravuga ngo nimugende hari ahantu hari filime uyu munsi umuntu wese uri kuyireba yaba ayibonye kuri Instagram, yaba ayibonye kuri TikTok, yaba ayibonye uri kumva ku ahantu hose yaba ayibonye, niba mwaracyumvishe neza n'abandi mugende mucyuze mucyumve neza. Aravuga ngo iyi filime iyo uyumvishije umva kodesha yijyana ubugingo. Narakubaje ngo uzasobanurira abantu izi rimwe 5 icyo zisobanura ni momo y'ubugingo uri kumva. Aravuga ngo umuntu wese uyumvishije birangirira rimwuzuye. None muri kumbaza ngo numvishije iki? Ngiye mfite ibyo numva, mfite ibyo umwuka yaramaye kumva. Mugende yavuga ngo iyi filime yitwa iziniri niri ngiri, mugende muyumva. Umuntu wese uyumvishije irari ritari muzamukamo ayamuka muri mu mandazi muri aho ngaho mujye muva kuri aba bazunguzayi bo kuri za YouTube mwana, sibyo bacuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Ntabwo abantu bazi igicuruzwa kiri muri Babuloni. Narababwiye ngo ingabo za Satani zigabanijemo ibice bibiri. Ariko ikibazo umuntu gwamaga ngo genda urebe iyi filime urasoza wowe wuzuye irari kandi akabikubwa ko ari umuntu w'Imana. Akavuga ati genda kandi nawe ukajyayo tigezweho ugire n'imbaraga ntugende nawe rwate kubundagiye kwenda yi kandi iryo rari ndajya kuza n'iryiki ati kanje kuyireba n'uko koriza ubu nibuze abantu bagiye kuyumva no kuyireba riri kwakamo bamaze gusenyera. Mukozi w'Imana turakwemera tubona uri inyangamugayo. Niba uri inyangamugayo wansajye kwisobanura ngwino nawe udusobanurira imigogo irenga 8 ihari hano naraye nyitekereza arega usoma senge ubu siyo ko nyine wenda Yesu yaduhamagaye akanatubwira kumusobanura nyine mba mbyihoreye. Umuntu mwatajya kugenda na 2017 mugatandukana 2025 waba uyobewe ibye? Ntabwo waba ubiyobewe, waba uzi byinshi. Ntabwo ubuzi byinshi. Ngira ngo hari n'ubundi n'impamvu umuntu ashobora gutinyuka kubiserura nuko abazi kutari uwa kamere, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wa kamere bitashobora ko nezeza Imana. Rero ababizi ko utaraza buze kubimwishyura akavuga ati hari akankatereye rega abantu bajye bamenya ko hari n'igihe umuntu breaking inkuru yabuze icyo avuga rwese ati muri iyi nkuru kandeye ikintu gikomeye ariko ya kamere kuri uyu nguyu ngere pe gushyamba ipfundikanye ndebe ko iminota ingahe yashira ikiganiro kikaba kigiye imbere. Kuko niba neza niba uzi ko nakoraga na Papa King ko waje inshuro nyinshi hano Indera gahoro muri iri shyamba ry'iwacu uri kumva waba uzi ko nakoraga n'umuntu akorana n'imbaga z'umwe kuki wemeye ko ngaburira abantu b'Imana ahubwo ze kugatabihereye habikubaza ubwate kosha uriya muntu mukorana bite byawe nawe ko uriya muntu akorana ko wambujije gukwana ukabuza ukavuga ati ikiganiro ugashaka kumukavaringa bimeze gute ubu nta na nimero agira ku Imana ishimwe ko nemeye ko nderwa n'abashumba banyu sibyo ni cya mbere ikindi cya kabiri Imana ishimwe ko mu bijyanye no kwadora cyangwa se no kuramya no kwikonekta nyiri vierge ubwo cyo mvuze abazi ibyo mvuze bari kubyumva sibyo. Ndashimira Imana ko imibatizo yanyu ntayibatijwe rero Yesu agumiza ndinde amfata nkomeze nko muri byaririmba asenye ndacyari muzima ndacyashima Imana nta pampa nambaye ni Yesu azankomeza ndinde nta niyo nzigera nambara ubuntu bw'Imana bube kuri mwebwe. Amen. Dushimiye abantu bose bari badukurikiye ngira ngo mubashije kumenya ukuri kandi uko kuri nako mumenye kuba bature mu byari bimaze kubata ibitekerezo byanyu bigenda bibyanduza. Nibyo nende kuvuga ko dufite intambara ikomeye hano hanze. Satani ari kugerageza buryo ki yazimya ikintu buri hari abantu batazi ko hari n'ibintu ushobora kujyamo cyangwa abantu mushobora guhura mugatandukana bagusigiye ikintu cy'icyaha ariko icyo cyaha kikaba ari cyo kuzagukubita hasi. Nakubwiye ngo tuzaganire icyo bita kwezwa uburyo umuntu yezwa kugera ku rwego Yesu amweza nabo muturanye. Rega abanzi bacu Bibiliya bavuga Dawidi yavuze ngo Mana ushimwe ko abanzi banjye batavugirije impundu kunesha. Nta abanzi bacu se nabaye ni imibiri yacu bwacu ni nabadukikije iyo bavuze isi nabatuzengurutse. Hari igihe ubana n'umuntu arega akajya kwanduza nese ubu wabana n'umugore ari umunyamoko cyangwa se umugabo ari umunyamoko n'undi uva gusenga wagera mu rugo n'umuntu ugasanga nibyo arimo cyane waba nese biterwa n'umuntu ahora kwanduza. Rero niyo mpamvu munini byari yabango yamyambi yose na y'umwanzi yanyanduzaga ujye uyibasha kuyinyiza. ari umuvandimwe ejo ndabamagana ngo ariko ibintu mu munsi murimo nibiki urukumva masengesho uyu munsi abavandimwe benshi turaganira tukuzuzanya
hari ibintu nkumvana by'umugambi bw'Imana, hari ibintu numvana mama Clarisse, hari ibintu numvana Bosco, sibyo, hari ibintu nyumvana, hari ibintu wumvana n'abandi bera bose, sibyo. Ni urugero nyine nguhaye. Bosco yaravuze ijambo rikomeye, nabonye hari n'abari kumubona ngo kuki ngo muri inshuti. Ni urugero nyine nguhaye, avuga ijambo rikomeye avuga ngo tugeze ahantu turwana umukino wo kwinjiranamo. Ubu turi kurasana igipfusi cyo kwinjiranamo. Ese umuntu niba abyutse mu gitondo akinjiranamo agakubita ingume, uri kumva, kandi urabona ko aba yakubise ingume. Paul avuze ati ndarwana ndakubita ibipfusi ariko simusha. Umuntu agakubita igipfusi akavuga ati sobanura impamvu ukorana n'uyu muntu, ariko aba yagukubise igipfusi cyane ariko sibyo. Rero turi mu mukino wo kwinjiranamo, birashoboka ko umuntu ashobora kuza akavuga ati ariko uyu muntu kandi abandi bakaza kandi ariko iyi nka ngewe nta kindi kintu nyishinza, uru rucebe ni runini, ndabona ari urucebe uriyemera wowe uvuga ibyongereza n'ibifaransa. Ese ibyo ni ibintu bisanzwe, sibyo. Ntabwo nubwo ndi ninjiji tujye tugana tuvugisha ukuri. Nubwo mvuga ngo ni ibice n'iki ngo biranapfuye. Ibyo bintu biri mu itegeko nshinga, nta tegeko ribihana. Nta n'icyaha agomba kuvuga ururimi yumva nta kibazo. Kandi no kuba yakora ikosa no mu Kinyarwanda turarikora kandi ariyo kavukire yacu. Ibyo byo ni ibintu biba biri aho. Nyine iyo ari kuvuga ko umuntu ashobora gushaka ikintu asebye inka akaba ati uru rucebe ko ari runini, warebye amata avamo ukareka ibyo kuvuga ngo urucebe ni runini. Reka tugushimire. Yego. Kandi Imana iguha umugisha. N'ukuri ijambo ry'Imana nyine twarivuze ko rivuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Abantu bose bari bafite impungenge ngira ngo bamenye ukuri, nubwo kuba babyumvisha atari cyo kibibemeza. Kandi ibyo ntitubikoreye kugira ngo duhangane, ahubwo tubikoreye kugira ngo wenda impungenge ziveho, dusobanure ibintu neza kugira ngo tubone uko dukomeza umurimo w'Imana neza. Imana iguha umugisha rero kubw'iki kiganiro, kandi dukomeze duhurire n'abakunzi bacu mu biganiro by'ubutaha. Wenda n'abatari bakabyumvishe si ngombwa ko mujya muri ibyo, kuko nta kintu kizima kibirimo ibyo ngibyo, ahubwo mukore. Oya mbikoze actually nziko bene data nabera abandi bari bambwira ati ibyo byihoreye n'ubivugeho. Niyo mpamvu nanjye byihoreye. Iyo nza kuba mbaza imigogo, nzi imigogo myinshi nakubwiye ngo ni myinshi, nawe ubu yisize mbasize nyibajije bahangana nayo mukajya kuhangana nayo, uri kumva. Noneho ngiye birananyoroheye, nzi na byinshi kurusha uburyo navuga amabi y'inzuki, ubuki rwose bwongere kuribwa, ariko sicyo duhamagarirwa. Duhamagarirwa gusobanura Kristo. Yego. Imana ibamugisha. Duhure mu biganiro by'ubutaha, kandi tudahurira mu isi aheza ni mu ijuru, kuko tuzi ko itorero rya Kristo rishobora gutaha isaha n'isaha. Nongere mbabwire ngo mwirinde birangaza ibi byose, hari igihe Satani abibishyize hariya kugira ngo abantu bakomeze babirangarireho. Nk'ubu nkanjye mba mbabaye nk'iki kiganiro tuba dukoze, nubwo tuba twavanzemo ijambo ry'Imana, ariko ubundi cyari ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ryimbitse ritarimo ibi bintu. Ariko iyo Satani adutwaye nk'uyu mwanya nyine, nabwo nyine ariko yaratsinzwe kandi azahora atsindwa. Imana y'amahoro. Masenya ntibikakubabaze, kimwe mu bintu bishobora gutuma isi y'umwijima none yibabara kurusha ibindi bintu byose, ni ukuyibwira ngo ibirego byose undeka, nta mwanda wose unyanduza. Umukristo ngo yaragiye ngo arangije ngo ageze ku musaraba, ngo imitwaro yose yari yikoreye, umwami Yesu ayimukuraho. Nanjye rero ndumva noneho nishimye, ndumva nuzuye, ndumva nkomeje. Ibyo ukoze ni ngombwa, kuba tubikoze byari ngombwa cyane. Byari ngombwa cyane, kuko iyo umupira warenze ni ngombwa kurengurwa kugira ngo umukino ukomeze. Ubwo rero utawurenguye ngo ndi guta umwanya, byanga bikunda ubwo wa mukino nabyo ibitego nabyo ndi wateganyaga nta byaba bikibaye. Ibi byo byari ngombwa, ndabyumva, ariko umwami Yesu ajya adufasha imipira ntikarenge, ntibakayiturengerezeho. Ikintu uvuze uzi ukuntu kirimo ishurirwa rikomeye. Turi mu kibuga mwana, turi mu kibuga, kandi ubwo kwizera abari gukina na bigeragezo mbisebo kuri 7 yahanganye na Byiringiro. Hari igihe bavuga ati kugira ngo dutinze umukino n'undi turabona gutsinda bidashoboka, n'ubundi gutsinda kugira ngo tuwukereze katujugunye hano mu gatenga. Shugunye pfiriya wohereza indere inyuma y'ikibuga, bazamara iminsi bisobanura. Yesu abamugisha barinde, mukize Yesu abane namwe duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom.